ako se urumva atari ubugome ubusambo cyo ni ubugome ahubwo ni ikibazo gikomeye rero bakwiye no kwibazwa n'inzego za leta none se niba leta ivuga ko ari insengero zikwiye gusigara mu murenge abanyamadini bakaba barabitangarijwe kuki bakomeza kubwira abizera ngo bakomeze bakore za nsengero kandi bazi neza ko nta gahunda izo nsengero zifite aho ngaho ni ikibazo kini kibazo ari ubugome ari n'ikibazo abantu bari kugenda bibaza bakavuga ngo ese koko izi nsengero ko tubona tumara kuzishoraho ibintu urabizi ko insengero zimwe na zimwe zagiye zimwa uburenganzira bwo gufungurwa bitewe n'uko ibisabwa bituzuye bamwe bagiye bafata ibyemezo bavuga ati n'ubundi nta cyizere cy'uko tuzafungurirwa reka tuzishyire ku isoko bamwe batangiye kuzirya reka tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana kandi ubwiza bw'Iteka Imana nizere ko bukomeje kubana namwe turi kumwe na pastori tugarutse muri wa mwanya mukunda muri benshi ubwo tugenda tubana n'umushumba agenda duha impuguro n'inama zadufasha kuba twakomeza urugendo nubwo muri iyi minsi bitoroshye pasiteri abantu bari kujya bagenda banyurwa n'ibiganiro mugenda mutugezaho rero urongera wibutse twungutse bashya n'abari basanzwe bakuzi nabo bakomeze bamererwe neza mbibutse ko turi kuri Kabayiza TV abantu mwese mukande subscribe pasiteri Yesu ashimwe imbazwe uribwira aba bantu nurangiza tugaruke tumenya ikiganiro cyo kuganira kuri uno munsi Yesu ashimwe cyane ni Cesar Kabayiza umupasitoro Imana iduhe imigisha kuba dukurikiye mwese aho muherereye hose ku isi Imana iduhane imigisha amen iteka duhiri amen pastori hari abantu bari barimo bibaza ngo umushumba uyu munsi atuzaniye iki ni uruhe ruhisho rugiye kuba rwagaragara kuri uno munsi na cyane ko abantu babona ko ugenda ukuje umunsi ku munsi ugenda uzana impinduka nshya mu byerekeranye n'inama tuba dukeneye mu buzima bwa buri munsi abantu bagenda bakomeza bava mu bwiza binjira mu bundi niwo mugambi w'Imana nuko tuva mu bwiza bw'Imana tukajya mu bundi bwiza bw'Imana haleluya hari rero abantu bari kwibaza ngo uyu munsi tugiye kuganira kuki uyu munsi turi buganire ku murimo w'Imana n'ubundi tugiye ku murimo w'Imana okay hanyuma rero reka tugusabe kubera ko tugiye kuganira n'ubundi iby'Imana na cyane ko ari byo ugira nibyo ugabura nibyo biryo uba utuzaniye ku munsi tuba tukubona hano twemerere ubundi utangize isengesho ubundi abantu umwuka bakomeze Satani ubabwira ngo ni mukupe atsindwe mu izina rya Yesu ubundi tubane mu izina rya Yesu Imana niyo nyiri muri birawuhagarariye yego kandi buryo turi kuvugira Imana turi korera Imana umwuka w'Imana abahari amen kugira ngo ageze ubutumwa kuri buri wese wakinguye umutima wo kumva reka twubashye Imana twese tuyambaze dusenge amen turagushimiye data wa twese mwiza tugushimiye ko iminsi duhereje inyuma yacu twese waraturinze abagihumeka tuguhaye icyubahiro reka muri uyu mwanya icyo Yesu yakoreye ku musaraba amaraso ya Kristo tweza dutunganye aho tutatunganiye Imana ituboneze binyuze mu gitambo cy'Ikaruvari tumara kwezwa nawe imitima yera mwuka w'Imana azatumenyeshe ibyawe twe tugiye kuvuga n'abagiye kumva imitima yacu ikizwe n'ibyo ugiye kuvugira muri uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu amina asante rero mushumba reka duse nk'ababwira abantu ngo nibongere babe hafi nibatera agatebe ubundi tuganire ku murimo w'Imana ega murimo w'Imana ntaho nyiraho n'uw'Imana nyine Bibiliya yo negeze nsoma ahantu haravuga ngo barahugurana kubana kwabo kwiza yego buriya n'itorero ridahugura riri mu kaga yego abakristo bakwiye guhugurwa abakozi b'Imana bagahugurwa nibwo buryo bwo kujya mu ijuru yego niko umuririmbyi yavuze kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu byaha babana amahoro haleluya kubana kwabo kwiza barahugura pastor uzi no kuririmba kuririmba se umugisha w'Imana erega aho turi kujya si mu ijuru si nta wundi murimo tuzakora yego no kuririmba hanyuma ngira ngo tugiye kuba twabana mu mwanya wo guhugurana na cyane ko ngo nta muhanga muri uru rugendo nta muhanga ariko ngo urusengero rugiye kuba rumwe mu Rwanda
idini rigiye kuba rimwe, urusengero rumwe. Pastor, iyi nkuru ikuye mu ijuru. Idini rigiye kuba rimwe. Yampaye. Idini rigiye kuba rimwe. Rimwe ryonyine mu Rwanda. Aya nka data. Aya makuru uzanye ko ari mashyashya. Riyobowe na system. Aya makuru uzanye ko ari mashyashya. Ni amakuru mashyashya. Erega ni biranditse. Hazaba itorero rimwe no gusenga mu buryo bumwe. Ibyo bigiye kuba vuba. Kuduteye ubwoba. Ibi ngibi intangiriro y'uruhara ni amasoso. Nuzi ko mfite amasoso. Baragaragaza nyine uruhara. Ibi niyo mpamvu urusengero rumwe mu murenge. Biri kototora ibindi bintu. Abantu rero bari barimo bicinye icyara bavuga ngo impinduka zirarangiye, ngo ubwo impinduka zimaze iminsi ziba kuriya, ngo insengero zigiye kuba zasigara nizo nyine ngo ziraba zemewe. Kare impinduka ze zizarangira ryari? Impinduka zirakomeje. Reka da? Yego. Utabeshye? Impinduka, amavugurura yo mu mubiri arakomeje. Yego. Ariko mu mwuka? Mwuka se ko duhora tuvugururwa n'Imana. Mu mwuka yaba arayo mu mwuka se ko byaba ari kuba ari byiza gusa. Ushatse kuvuga ko zino sengero bagenda bavugurura izi mpinduka zigenda ziboneka ni muri gahunda y'umubiri. Mwuka bura ntago arimo. Nureba ko hagiye kuba urusengero rumwe mu murenge. Yego. Abaririmbyi bagiye kuzima. Oya se. None se hano hari korale 5 urumva hazasigara zingahe? Hazasigara. Hano hari korale 5 urumva hazasigara korale zingahe? Wenda usanga n'urusengero rwawo rufunze. Oya n'isengero zifunze. Buriya bajya guteranira ahandi. Yego. Ariko ntibizaba gishoboka kuko niba bagendaga bakajya guhabwa aho bateranira wenda amaterano y'urugo rusengero avuyemo ntibizongera gukunda. Ubagiye kujya babahuza. Bigiye kuba nkandi bivuga se ngo bazashakashaka Imana ariko ntibazayibona. Ntago turagira muri icyo gihe. Imbabazi ziracyariho. Yego. Iri ni ishungura rikomeye. Ko abaririmbyi benshi bazabivamo. Yego. Burya abaririmbyi bakunda amakorari yabo. Buriya ni nk'abakristo. Kristo akunda urusengero rwe. Yego. Ariko bakwiye no kurenga iyo miyoboro. Ese bareka gukunda. Bakwiye kurenga iyo mitekerereze. Bakunda ikisi? Igihe tugezemo ni gishyashya kuri buri kimwe. Yego. Ku biryo ni gishyashya, ku bitekerereze ni gishyashya, mu buryo bw'ubumenyi ni gishyashya, tugeze mu gihe gishyashya. Cy'ibintu byose bishyashya ni ibyaduka. Ni mu gihe cy'inzaduka. Ni nyine hagiye kwaduka ibintu bitandukanye. Ku buryo uzajya uhura n'umuntu wari umuzuka muyeberwa. Hari uburyo warutubwiye ngo urusengero rugiye kuba urusengero rumwe, ndagira ngo ahantu tuhafokasinge kuko abantu turi kumwe nabo abenshi n'abakristo. Yego. N'udafite ateranira wenda uyu mwanya ashobora kuba adafite ahantu ateranira kubw'impamvu z'uko urusengero rwafunzwe akabura hafi ateranira. Ariko abenshi baracyafite ubukristo muri bo. Yego. Abakristo badukurikiye barabigenza bate nimba urusengero rugiye kuba rumwe? Buriya umukristo we nta kibazo azagira cyane. Oya se kandi kizagira nde? Kizagira abanyantege nke batari mu Kristo neza. Bo bazagira ikibazo. Kwa abakristo bo Bibiliya babone duca mu mazi. Yego. Ntazadutembana. Sikijambo ry'Imana rivuga ni duca mu muriro ntituzatembanwa. Yesu yavuze iby'itorero avuga iby'ubukristo. Avuga iby'inzu yo ku musenyi n'inzu yo ku rutare. Sibyo se? Yego. Tugeze mu gihe rero umuyaga ugiye gupima. Umuyaga ugiye gupima. Ugiye guhuha. Hari uburyo waruvuze uti insengero zigiye gufungwa zose, uti n'urusengero rumwe rwonyine rugiye kuba. Urusengero rumwe mu murenge. Aho ikibabaje ni iki ngiki. Kandi abo turi kumwe bari naha mu Rwanda badufashe batubwire. Yego. Urabona hari gahunda yo gusigara ku rusengero rumwe mu murenge. Iyo gahunda abanyamadini barayizi. Yego. Kuki zifunze zose zikomeze gusanurwa abizera batanze amafaranga binabagoye kandi bazi neza ko hagiye gusigara urusengero rumwe mu murenge. Iki ni kibazo nenge kubaza nanjye. Ngiye iki kibazo nenge kuki kubaza ahubwo wowe nk'umupastori. Oya ndi mupastoro ariko buriya ngiye ibyumbaza cyane bigomba ko ari iby'umwuka. Yego. Bivuye ku Mana. Ibi biriho rero by'abanyamubiri nanjye n'ugutegereza amakuru. Merutse kumva amakuru avuga ko abakristo barimo babaza ibihombo batejwe bazabivamo gute. Babajijwe amapave bayashyiraho. Yego. Babazwa gushyiraho amarobine na za kandagira ukarabe bazishyiraho.
yego bashyiraho parafo za rangete ndetse n'intebe za ba bazivanamo bashyiramo intebe za plastique zigezweho nyine zigezweho. yego Mbese bakoze byinshi bishoboka. None na n'uyu mwanya baracyabwirwa ngo insengero zabo ntizazafungurwa. ahubwo ikiriho nta nubwo ari uko bari kubwirwa bose insengero ziri bari kubabwira ko hagiye kubaho isuzuma cyangwa gusurwa n'ibyari bisigaye batakoze bari kubikora. Ejo nahoze mbona itangazo ryasohowe n'umushumba wa paruwase mu karere ka Gisagara. Mu ye paruwasi ya iri ni ADPR, ni toro rya ADPR. Ni itangazo ryasohotse ejo ku munsi w'ejo mu gitondo, ubwo umushumba wa paruwase ya Gisagara yahaye ubutumwa abayobozi bose b'amatorero aho bagiye bari mu karere ka Gisagara, muri ako karere ka Gisagara. Ntekereza ko n'ahandi byaba byarabaye kuko ni systeme yubatse mu gihugu cyose, ariko ubwo butumwa bwabonetse muri Gisagara. Nubwo ntarumva ubwo butumwa, ntabwo umuyobozi w'akarere ashobora kwidumbukiza ngo atangaze ubutumwa bubwirwa abapasitoro bashyiraho ibwirizwa rye gusa ari bivuye muri we. Ni burumva n'amabwiriza. Yego. Ni ukuvuga ngo itangazo ryasohotse rivuye mu buyobozi bwa ADPR. Itangazo abantu badukurikiye babyumve neza, ryasohotse ejo rivuye mu buyobozi bwa ADPR. Iryangezeho ryaciye mu karere ka Gisagara. Umuyobozi abwira abantu bose bo mu karere ka Gisagara abayoboye amatorero ko bagomba kugenzura amatorero manini. Yego. Iryo jambo niko bivuze. Amatorero manini. Amatorero manini. Ngira ngo wenda hano hari ubutumwa uburyo message yatanzwe, turaza kugisomera abantu kugira ngo tutaza kunyuranya n'ubutumwa uko bwatanzwe 100%. Ariko abenshi bari kugenda bibaza ngo kubera iki bashyizemo ijambo rivuga ngo amatorero manini. Yego. Ese andi yo inkuru ariko ntago urayirangiza bagenzura amatorero manini hanyuma bigene nyuma yo kugenzura amatorero manini harimo kumenya ibisabwa. Yatanze urutonde amazina y'amatorero avugwa ahangaho akeneye mu karere ka Gisagara yitwa ko ari yo manini. Yego. Ubwo nuvuga ngo abatariyumvishamo amatorero yabo si manini. Anavuga ko bivugwa ko ngo ayo matorero ari bugenzurwe abantu bakayatangira ubuhamya, hanyuma bakareba ko ubwo buhamya bwuzuye bagakuramwe yafungurwa. Ubuhamya bazatanga se ni uvuga ngo imbuto z'abakristo by'abakristo imbuto z'abakristo ziracyakenewe. None se ubuhamya bazayatangira n'ubuhe? Ubuhamya nubo kuvuga ngo urusengero rufite ubutaka bufite ubuso bwuzuye. Urusengero rurakoze nta mpanuka rwateza abakristo. Urusengero abayobozi baruriho bujuje ibisabwa. Ibyo byo ni ngombwa. Kwa gahunda. Gukorera muri gahunda. Mbese bya bindi byose kumwe RGB yabivuze nibyo bigiye kugenzurwa. Nanabona no kubwira abantu ko mu kwa 7 bikemangwa ko umwanzuro uzaba usohotse, ngo uzaba ukakaye ku bantu benshi bazawumva. Uzaba ukakaye. Hanyuma pastori wenda sinzi nimba nasoma bwa butumwa. Busome nta kibazo. Sinzi nimba nasoma bwa butumwa, ariko n'abantu wenda ngira ngo bari badukurikiye baraza kujya batubwira nimba iwabo nabo ubwo butumwa nta bwahageze. Gusa ngewe ubwo butumwa wenda bufite aho bwavuye ni gahunda y'itorero. Ariko icyo mvuga kinambabaza nuko abizera bakomeza gutanga amafaranga yo gusanura insengero, gukora amasuku ngo zuzuze ibisabwa aho ziri hose, kandi hari gahunda yindi bazi kwiri gukorwa. Ubwo ababizera ubwo butunzi bwabo barabuhora iki? Ibyo bihombo bazakurwamo nani? Kwa bakabakuye mu gihombo bitwa ko ari abashumba babarebera, kandi bo barabizi. Urumva hari impuzamadini ya leta n'amadini nyine. Kubyasa kose baraba bafite amakuru, baba babizi gahunda uko ari insengero zasigara. Ngira ngo baba babizi gahunda izakorwa ni gahunda izagenderwaho mu buryo bw'amadini barayizi. None se kuki bakomeza gushyira bizera? Ariko abadukurikiye ni batubwire batwungura batubwire. Aha ni aho rero abakristo bakomeza bavuga ngo twaragowe. Kuba baranagowe rero. Numva umukristo ari kuvuga ngo twaragowe,
uzajya uhita wumva ko ibintu avuga abantu baranakinnye nta mafaranga afite bafite. ishingiro. Ibiciro by'ibiribwa byarahenze, n'aho amafaranga ava ntaho. none utwo yakariye baramubwira ngo gerageza utange imisanzu turebe ko twafungura urusengero. Koko akabikora nk'umukristo akabikora, ariko ikibabaje nuko izi nsengero ziri gushorwaho amafaranga n'abaturage cyangwa se abo twita abakristo abizera, ariko abakuru muri ibyo bintu babizi neza ko aba bantu bari kubaka amafaranga atazabagirira umumaro. Ako se urumva atari ubugome, ubusambo, cyo ni ubugome ahubwo. Ni ikibazo gikomeye rero, bakwiye no kwibazwa n'inzego za leta. None se niba leta ivuga ko ari insengero zikwiye gusigara mu murenge, abanyamadini bakaba barabitangarijwe, kuki bakomeza kubwira abizera ngo bakomeze bakore za nsengero kandi bazi neza ko nta gahunda izo nsengero zifite aho ngaho? Ni ikibazo, iki ni ikibazo, byaba ari ubugome. ari n'ikibazo abantu bari kugenda bibaza bakavuga ngo ese koko izi nsengero ko tubona tumara kuzishoraho ibintu, urabizi ko insengero zimwe na zimwe zagiye zimwa uburenganzira bwo gufungurwa bitewe n'uko ibisabwa bituzuye. Bamwe bagiye bafata ibyemezo bavuga ati n'ubundi nta cyizere cy'uko tuzafungurirwa, reka tuzishyire ku isoko. Bamwe batangiye kuzirya. None ikibabaje rero, ese iyo bazigurishije bigenda gute kandi ko ibyo bikorwa by'abizera? Aho niho nashakaga rero. Ni ukuvuga ngo iyo ziribwa n'ubuyobozi bw'itorero, ariko umukirisitu nta nubwo amenya ngo twagurishije. Erega buri gitorero rigira abayobozi kuko abakristo bahari. Ariko bitwa abakirisitu mu gihe cyo kuzana. Ariko ntabwo byaba atari byo. Ni ukuvuga ngo uyu mukirisitu we kugira mu gihe bamukeneyeho amafaranga, bamukeneyeho serivisi, yitwa umukirisitu akanahabwa umwanya wo kwitabira inama. Ariko bo iyo bashaka kurya ke yakoze aha, bya bikorwa yashyize ku rusengero ntibamugisha inama. Yego, nta kiganiro kibaho hagati yabo nawe. None se ko kaba ari akarengane ahubwo? Ikibazo gikomeye aba ari akarengane. None se izo sengero bagiye bazigurisha kuko wenda zitujuje ibisabwa, bakajya kugura ahemewe hasabwa. Ahemewe ni he pastor? Nyine urumva niba hari insengero zitujuje ibisabwa, yego, hari insengero zidafite aho zagurirwa bitewe n'iyo pariseri uko ingana, kuko bagiye bagura kera, ugasanga hepfo no haruguru n'ubundi harubaswe mu buryo kwagura byagorana. Bagiye bazigurisha, noneho bakajya kugura aho hasabwa hemewe. Sibyo byaba byiza kurusha. Dore ikibazo rero hano kigenda byagaragaramo imbuto n'abizera bagakomeza kugira imbaraga zo gukora. Uzi sandi bigoranira, usanga abantu bavuga ko bafite ubutaka bufite n'ubuso. Ni ikibazo cyagiye kigaragara hano henshi. Ugasanga bafite ubutaka bugari pe, ariko wajya gusuzuma ugasanga icyangombwa cy'ubu butaka umupasitoro yarushije abakristo ubwenge kera, yiyandikisha mu mazina y'iyo mitungo. Yandika mu itungo se yibaruzaho yitorero se? Barari cyane abakristo barize. None se ndumva bidasobanutse. Nyine ni ikibazo. Itorero se umuntu ashobora kwiyandikaho umutungo w'itorero? Barari biyanditseho imitungo y'itorero barangije. None se nk'abatanze icyo kibanza, pasiteri ubundi uko mbizi, pasiteri ntahagira avuga ngo nahangaha byiteka, ashobora kwimurwa ntihajya gukora. None si iyo yimutse bigenda gute? Nyine agendana wa mutungo ku ikofi. Mubaruyeho se? Ni ku ikofi, bo bagakomeza bavuga ngo dufite ubutaka. Ariko si amakuru nyine numva yo ku mihanda. Oya, amakuru arahari yizewe. Mfite ahantu harenga aha, nzi neza n'ubu wambwira ati tugende nka kugeza kuri urwo rusengero. Ikibanza si pasitoro wagitanze? Yego. Isambu yaje aho ngaho nka pasiteri bahoreje yego, akibaruzaho umutungo. Bagura ubutaka, bamaze kubugura nk'itorero nyine, nk'itorero. Noneho muri cya gihe cyo kuvuga ngo ibyangombwa by'ubutaka, bo rero bashyize ni pasiteri wabikurikiranye anabishyira mu mazina ye. Ariko icyo gihe bakitabaza inzego zibishinzwe. Nyine ikibazo kiriho rero, bamwe na bamwe barasaba kurenganurwa bakabura aho babariza.
ubundi se bajya n'ubundi abizera ntacyo bajya kubaza ubwo bafite ukuntu binameze. None se umwizera n'ubundi niyo bagurishije ntacyo amenya. Rero ikibabaje usanga naho yakabarije uwabaza niwe wafatanyije na wa mupasitori kuryaho. None ni ukuvuga ngo urwo rusengero pastor yibarujeho si rumwe gira uti izo nsengero uko ni nyinshi zikaba wenda zarakinzwe iyo ashatse kugurisha aragurisha. nuvuga ngo ubu tuvugana niho impungenge z'abakristo ziri barimo baravuga ngo kuva igihe kigeze cyo kuba bavuga ngo tugurishe kwateranira bikaba byanze ikigiye kuba ni ukugurisha. Noneho ibi byaje kuvumbuka aho mu karere ka Gatsibo abakristo bamamagaye urusengero rwarubatswe ruruzura bakora urusengero pe rwiza runini. Abakristo bo mu church yashingwa se oya muri ADPR reka mbivuge mu mazina yabyo kugira ngo n'abantu batwumva batagira ngo ni amazimwe. Yego nuvuga ngo itorero rya ADPR Kabarore yego ribarizwa hariya munsi y'akarere ka Kabarore. Yego n'urwo rusengero nge natembereye ndahagera Kabarore ntago ni mu karere ka Gatsibo. Yego mu karere ka Gatsibo wenda kugira nakarega hano rubibi na Nyagatare. Yego nukuvuga ngo uba warenze za Rwagitima hirya ndabiza aho hose ndahazi. nuvuga ngo uru rusengero ni urusengero rwiza ngira ngo n'abantu bahari wenda badukurikiye bararuzi cyangwa n'abahasengera baradukurikira. Yego ni urusengero rwubakwa ari urusengero runini rwiza rw'icyitegererezo bijyanye n'ibyifuzo RGB yasabye abanyamadini n'amatorero. Yego rwuzuye abakristo bari baririye barimaze amafaranga bashizemo urumva bari barakoteje bihagije. Baravuga ati nta kindi turi bukore reka tugurishe dufite ibibanza bibiri twaguze nk'itorero turebe ko twagurisha bino bibanza dushaka inzugi zikinga nziza urusengero kugira ngo finishage irangire. Yego na cyane kubwo abakristo babo bari bafungiwe ku kurwo nguru rutaruzura. Yego bajyanye ku isoko umukiriya aranaboneka bagiye kujya gukora amasezerano basanga ubutaka si ubw'itorero ni ubw'umupasitoro bwanditse mu mazina y'umupasitoro wahayoboraga n'amazina yenda yafite ari si ngombwa ngo nyavuge ariko ari urusengero rwaramaze ku rusengero umupasitoro ubu ngubu anatuye Rwagitima ntabwo ariko yazarugurisha. ni ukuvuga ngo nyine ni umutego yatezemo wo kurushya abakristo ntabwo yabarushya ngo bikundi ese yatabarushya ubu ntibadindiye ne inzego zibishinzwe zizabarenganura ntibibaho. Rero ni ikibazo abakiriya bamaze kuza barenga batatu ntabwo ibyitore bijya by'umuntu umwe. Uzi ikibazo cyabaye hose baranamwinginga ahubwo umupasitoro bakavuga bati watubabariye ukadufasha gukora mitasiyo. None se kuki atabyemera kandi urusengero ari urusengero rw'itorero? Ni ikibazo rero kiba kirimo hagati nyine mu bayobozi bashobora kuba baragiye basangiraho kuko ntabwo wambwira ko hageze undi muyobozi nawe arabimenye. Ikibazo nigikemutse kandi abakristo baragifite kiranagaragara ibimenyetso. Wese arashaka iki? Ni ikibazo twibaza natwe aho ni hamwe hari ahandi hano haruguru hano hafi mu karere ka Gasabo hano rwose hano no mu karere ka Gasabo abantu basobanutse mu banyamugi muri paruwasi ya Gasabo harimo urusengero n'ubu ruraterana basengeramo ntabwo barufunze ariko biravugwa ko birakemangwa ko rushobora gufungirwa. Abaho nabo baranyumvisha rushobora gufungirwa hagafungurwa rumwe ahubwo muzafunzwe kuko rwo rurushije wenda zimwe muri izo ububasha ariko ruza kuburirwa ibyangombwa byarwo by'ubutaka. Ubu tuvugana ni urusengero rwiza rwubatse neza ruri n'ahantu ku muhanda kuri kaburimbo ariko rutagira ibyangombwa by'ubutaka. Ese ubundi buriya icyo nibaza itorero riba ryararangaye. None dore ikibabaje ni handi wari rero wavuga ati gute abantu bababwiye ngo nimukore ibi bintu byose mukomeze mushyireho babizi neza ko nibundi ibintu bari kubishyira ahantu hatemewe. Ibihombo bateza abakristo bazabikurwamo nande. Erega abakristo bakwiye kujijuka bakagira n'umwuka wera. Nibyo bakora byose umwuka wera akabayobora. Ese pastor abantu bose bagira umwuka wera? None se nicyo bisaba kuko twese turi abakristo. Tukwiye umwuka wera. Ikibazo gikomeye pe. Ahubwo mbere ndakomba numva umwuka wera sinzi ukuntu usigaye warawufasha. Ni ukubera guhamurwa n'ibintu ubona bibaho. Dore
mbyiruka numvaga bavuga umwuka wera, wenda mu bumenyi bwanjye wasanga ari ubuswa bwanjye, ariko niyo mpamvu bavuga ngo kubana kwacu kwiza ni uguhugurana. Noneho njye nabyirutse bavuga ko umwuka wera ari wa wundi wamanukiye intumwa mu cyumba cyo hejuru. Yego, ariko nukuvuga ngo nubwo wamanukiye izo ntumwa mu cyumba cyo hejuru, abari mu cyo hasi ntibabubonye. Kandi nabona abantu rero bivuze ngo urahari pe, ariko bose siko bawufite. Urumva kutawugira n'ubushake bw'umuntu, ko twese twahawe amahirwe. Yego, ariko ndabyemera pe. Guhabwa umwuka wera binasobanura ijambo Yesu yavuze ngo birarangiye, umwenda wari ahera watabutsemo kabiri. Yego, uhereye hejuru ugera hasi kugira ngo buri wese yigerereye. Ariko bura ikigereranyo cyanjye mbona umwuka wera njye ngugereranya nk'ubutunzi. Ukubona abantu bose batekereza ubutunzi bakanabukunda ariko ntibabuhabwe bose. Hari uhabwa buke. Umwuka wera suko ngo Imana itamugeze. Umwuka w'Imana ntabwo ari uko. Icya mbere abantu barobanura ku butoni. Yego, ariko umwuka w'Imana we ntarobanura ku butoni. Rero ntabwo umwuka wera wenda ni ubutunzi nyine bw'Imana, ariko butarobanura kugira ngo umuntu abuhabwa bubone. Nta kimana iheraho kiritse umutima wabyemeye kwicisha bugufu kwihana, hanyuma umwuka waragasuka. Okay, reka dusomere aba bantu bwa butumwa kugira ngo batagira ngo twababeshyaga. Ubundi niturangiza tugaruke tuhanaho naho ibitekerezo, ari nako turaza kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mu minota iri imbere. Hano ubutumwa bwatanzwe n'umushumba wa Paruwasi ya Gisagara ku munsi w'ejo. Ubwo ejo zari tariki zingahe pastor? Ejo zari 7 se. Ejo ngira ngo ni tariki ejo zari 7 z'ukwezi kwa gatanu. Nibyo zari tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu masaha mu gitondo nibwo iri tangazo umushumba akarere yaritanze. Yagize ati amatorero manini mu mirenge akeneweho amakuru. Nize umuntu utafite amakuru y'akarere ayoboye. Arangiza anatanga urutonde rw'amatorero akeneweho ayo makuru. Bivuze ngo niyo matorero yitwa manini muri ako karere. Noneho ari naho mbona kubwira abantu bari muri ako karere ngo amatorero yabo batumvishe kuri uru rutonde. Ayo ntazwi, ntanatekerezwaho. Ariko mbona utaranajya kure. Mbona n'amatorero afunguye azafungura. Amenshi azafungwa muri iryo vugurura. Ni ivugurura se turyita ivugurura. N'indi mpinduka nshya. Andi mavugurura amashyi. Hari insengero nini kandi nziza zifunze kugera zimaze 2 ans, imyaka 2 zifunze. Hari n'izitameze neza zifunguye. Rero mbona iyo gahunda yabo izafunga n'izifunguye. Yes. Hanyuma rero hano yagize ati nyuma yuko avuze ngo amatorero manini akeneweho amakuru, yatanze urutonde rw'amatorero agira ati itorero rya mbere mu matorero manini akeneweho amakuru ni itorero rya Ndora, ADPR Ndora yo mu karere ka Gisagara. Ashyiraho itorero rya kabiri Musha. Yego. Ashyiraho gatatu, ashyiraho Mamba. Ashyiraho Mamba ikorera aho bita Kabeza. Hanyuma kane ashyiraho itorero rya ADPR Gikonko. Yego. Gatanu ashyiraho itorero ryitwa Gishumbi. Yego. Hanyuma gatanu Gishumbi ikorera nayo muri Nyagahuru, ahitwa ngo ni muri site ya Nyagahuru. Hanyuma hano hakaboneka karindwi itorero rya Kansi, aho hose turi muri Gisagara. Hanyuma 8 hakaboneka itorero rya Nyanza. Hakaboneka itorero rya 9 ryitwa Mugombwa. Hakaboneka Mugombwa ikorera ngo hitwa Kivomo na Baziro. Itorero ryitwa Baziro. 10 itorero ryitwa Mukindo. Hakaba n'itorero ryitwa Nyabisagara. 11 itorero rya ADPR Save, aho naho zari paruwasi ya Save. Hanyuma akazamo 12 itorero ryitwa Kibirizi. 13 itorero ryitwa Kigembe. Hanyuma Kigembe naya ngayo. Ayo niyo matorero yonyine yemewe muri karere, nabwo ariko ntaremezwa na yari gushakwaho amakuru. Ubwo nageragezwa ni nkashungurwa. Mwazavamo yemewe. Yego. Za Kineko zibarizwa muri Gisagara uzi n'ubu byose bwahabaga. Ntago zigeze rivugwamo. Gisanze ntiyegeze ivugwamo. ADPR Muyira ntiyegeze ivugwamo. Kandi urebe ikintu kibabaje. Izo zose ubwo abizera izo zose barazikoze.
n'ubu baracyazikora, baracyashyiraho andi, kandi nibajya kubirya ntabwo bazabahaho, bazashyira mu mufuka. Ariko ubundi umuntu ku isi mububaho, ku isi umuntu mubi ubaho ubujije ibyangombwa by'ububi ni umunyedini kabisa. Ariko ni uziko abanyedini Yesu yageze ku isi aje gucungura umuntu. Yego, nabambwe niyicwe n'amaraso ye abana babazabazwe. Yego, abanyedini n'abagome babi cyane. Nuko ubwo rero twari turimo twibaza ngo ubwo biraza kuzagenda gute hagati y'abakristu n'abashumba babo n'ibihombo bakomeje gutezwa. Ngira ngo ubuyobozi bwiza bwa leta bubereye maso abaturage, ariko hakaba abapastori bakomeje kugenda bikinga muri uwo mwambaro bakarya imitsi y'abakristo. Ni no kuyobya abantu. Uyu munsi wa none reka banabyungukiramo berena. Reka nkubwire aya mafaranga asanura isengero ntagira igiciro. Yego, ureke ukuntu ari business z'abantu. Nive nyuma rusengero runaka bagiye gusanura, nta giciro kiba kiriho ngo n'amafaranga yanga dukeneye. Nuko bakakugira bakabaka yabaye make nta yabazwi asabwa ngo umurimo ukorwe uve mu nzira. Urumva rero niba ari umurimo ukeneye nka miliyoni 5 bashobora kwakana miliyoni 20. Urumva se badafitemo inyungu. Dufite abantu bajyaga baza bakabwira abantu bati tugiye kwitanga, bagakora fundraising wenda yo kugura amakaro yo gushyira ku ruhimbi, wenda mu makaro ahagaze 300,000. Yego, abakristo bagatanga miliyoni 2 neza rwose, kandi bagategereza n'aya makaro n'abayabo barabikora. Nge niko mbona, urumva impamvu batashyiraho umucyo nyine nuko bafite n'inyungu zabo z'amafaranga. Dukorotira pastor, niki cyakorwa? Niye nama watanga ku bapastori ndetse n'abakristo bakomeje kwiganyira bakimyoza kandi barabikoze baze ko bari gukorera Imana? Icyo nsabere abakristo aho bari hose bankurikiye, yego, nuko Imana yabuzuza umwuka wera. Sabye Imana ngo ibuzuze umwuka wera, kuko ibi bihe turi kunyuramo birasaba amababa y'umwuka wera. Umwuka wera uzirana n'amafaranga se? Ntago wo nge sindi ku by'amafaranga, kuko ubu buriganya bw'aba bagabo buzakomeza. Inzira ijya mu ijuru n'inzira ijya kurimbuka, yego, bizakomezanya mpaka tugeze ku rurembo. Rero aba banyamadini ntaho babakuramo ubugome bubarimo. Ndasabira abakristo aho bari hose, saba Imana yo mu ijuru ngo ibuzuze umwuka wera. Amen. Ngira ngo iyo niyo nama twakura mu cyane. Nicyo cyifuzo ngewe nsabye Imana yo mu ijuru ngo yuzuze abakristo umwuka wera. Cyakoze. Hari video nahoze mbona pastor, ngira ngo turaza kwikora ikiganiro mu kanya, abantu baze gukurikira ikindi kiganiro mu kanya ubwo turaba tumaze gushyira ikindi kiganiro. Yego, dushimira abantu, turabashimiye abakoze subscribe kuri Kabayiza TV. Yego, abantu mwese turabashimiye, n'abatera inkunga. N'impamvu tuba tuvuga ibi ngibi abari ukugira ngo buri wese amenye aho tugeze. Yego, dukanguke tube maso. Ujya kureba umuntu wagomba kukuyobora mujye ku Mana ni uri kukuyobya. Yego, sibyo se? Kuko abihanishaga abandi ibyo bihanishije nibo babikora. Ubwo mfite n'ubwo gusanga abakristo bari guhinduka. Pastor, iki kiganiro kindi ndumva turaza kugikora. Abakristo barahindutse ntibagitinya. Yego, kuko ubundi bukirisitu Bibiliya avango muhagarare mu nzira. Yego, mubari inzira za kera. Inzira nzima abari munyuramo. Yego, none rero inzira ya kera niyo abantu bari gutaka nirimo Yesu. Si kibazo se? Ni kibazo. Abantu bari kunywa uko bashaka, bararya uko bashaka, baramara uko bashaka. Siko nabizera basige bitera ibishahuro. Bishahuro urabizi? Nkura n'umuntu ukamuyoberwa ukagira ngo baguhinduriye cyane kabisa. Pastor, reka tugushimire, dushimire n'abantu bose twari kumwe. Ngira ngo ikiganiro cyacu kigeze mu minota iri muri hafi 40. Ko ari myinshi birena. Abantu b'Imana bagerageje gukuramo Imana yarambwiye ngo abakristo bari mu murongo w'Imana bagiye guhabwa umwuka wera. Hallelujah. Bagiye kurenga amatika ariho n'ubugome buriho mu madini. Bahabwa umwuka wera. Icya kabiri bazahabwa ubutunzi bwo mu isi. Hallelujah. Tugiye guhabwa n'ubutunzi bwo mu isi. Ndetse birena undi umuntu yabonye umwuka wera yaburiki. Ngo niwo byose. Iyo umufite Dawidi yaravuze ngo Mana ntunkure umwuka wawe. Mwamujundindisha umwuka wawe. Ririmba birena. Mbone kuzaragwa kubahiteka. Have wabwoba we nimunyihorere. Namara maje pe kujya mwijuru. Have rero have wabwoba we nimunyihorere. Namara maje pe
kujya mu ijuru. Imana iduha imigisha binyuriye muri Kristo Yesu. Iyi miyaga yose iri kubaho idusange ku rutare, aho ne mu marembo y'ikuzimu atanyeganyiza bari ku rutare. Nimye nifuriza abantu bose bari badukurikiye, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu. Wakongera ukibutsa abantu nimero ya telefone? Nimero yanjye ni 0793 65 043. Imana iguhe umugisha. Pasiteri Cesar Kabayiza. Abantu mwese mwari kumwe natwe, namwe tubasabiye umugisha mwinshi naho mu biganiro byacu by'ubutaha.